Nina ari umukobwa abantu benshi bari bamuzi bubahaga, si uko yari umukire cyangwa akomoka mu muryango ukomeye, ahubwo nuko yari azi kwitwara neza, akagira umutima mwiza kandi akagira intego zisobanutse mu buzima bwe. Yari amaze kurangiza amashuri yisumbuye. Yaribwiraga ati ntabwo nshaka kuzabaho ubuzima busanzwe, ndashaka kugera kure ku buryo abana twiganye nzabasigira ihumbi ryo munsi y'ikirenge bakambona narageze kure. Sinshaka ko nibajya bakora urutonde rw'abantu bagoswe bakirangiza kwiga nzajya mba ndimo. Icyo gihe inkuru y'amarushanwa yo gutanga imishinga yari imaze iminsi ivugwa hose kandi Nina yifuzaga kuyitabira. Ayo marushanwa yaragenewe abanyeshuri bakirangiza kwiga, yaragamije gushaka urubyiruko rufite ibitekerezo bifatika bishobora guteza imbere sosiyete. Uwashakaga kwitabira yabanzaga gutegura umushinga usobanutse neza, akagaragaza ikibazo kibangamiye abantu mu muryango, akerekana uko igitekerezo cye gishobora kugikemura, uko kizashyirwa mu bikorwa intambwe ku yindi, amafaranga bizatwara n'inyungu kizazana haba kuri we no ku bandi. Nyuma yo kohereza umushinga, hatoranywaga abafite imishinga isa neza, isa n'ifite ireme, bagatumirirwa kuyisobanurira imbere y'akanama, bakabaza ibibazo bikomeye, bapima niba koko watanze umushinga wumva neza, bareba niba ashobora kuwushyira mu bikorwa bitari amagambo gusa. Ababashaga kwitwara neza bahabwaga amahugurwa y'igihe gito, bakigishwa uko banutse imishinga yabo, uko bayicunga n'uko bayishyira ku isoko. Nyuma y'ayo mahugurwa nibwo hatoranywaga abatsinze nyirizina, bagahabwa ya nkunga igera kuri miliyoni 5, ariko atari amafaranga yo gupfusha ubusa, kuko bakurikiranwaga bagasabwa gutanga raporo z'uko bayakoresha kugira ngo umushinga ubyare umusaruro nyawo. Niyo mpamvu kuri Nina byari amahirwe akomeye cyane. Umunsi Nina abimenya bikegereje umutima, atangira gutekereza udushinga dutandukanye ngo arebe ko nabo yawohereza bakamutoranyamo bazatumaho ngo bajye kuwusobanura, niba wemera ahabwa akayabo. Yafashe umwanya aba yicaye hanze mu mbuga y'iwabo, afataga akayi mu ntoki agerageza kwandika igitekerezo cy'umushinga. Yandikaga sibo buri kanya, akongera akandika, akarekura ikaramu, bimucanga burundu. Yumvaga nta mushinga muzima afite watsindira miliyoni 5 rwose. N'uwo yabaga atangiye kwandika yibukaga ubwinshi bw'amafaranga, akabona umushinga uciriritse. Yaracecetse arivugisha ati ntibyoroshye, ibi sinabishobora njyenyine. Nyine umuntu waba waragiye muri aya marushanwa nubwo yaba atarayatsinze, ariko wenda yaragezeho kusobanura, akanyobora nkamenya aho mera nandika. Sinzi nuko bawandika. Akimara kubyibaza, hari umuntu yahise atekereza. Uwo nta wundi ni umusore witwaga Kenji. Yari inshuti ye kuva kera, ariko byari biri aho, ariko akunda abantu baba baziranye bashobora guhora bakaganira, mbese ari ntari biryabo ariko bitarenze. Gusa Kenji yari umuntu usanzwe, yarazwi nk'umuntu wari ufite ubwenge budasanzwe mu bijyanye no gutekereza imishinga. Abantu benshi baramuganaga kandi akenshi imishinga yakoragaho yaratsindaga. Nina yafashe telefoni yibaza niba yamuhamagara cyangwa akabireka. Icyiza ni uko yari agifite akanimero ke, bari barigeze kuzihana ariko nabwo ntibahamagaranaga. Amaherezo yabonye nta kindi yakora, yifuzaga kujya mu marushanwa kandi yagombaga gutsinda, kuko akazereka abandi bana biganye munsi y'ikirenge yariteje imbere, atarimo bo bashyiramo ubuzima bwahondaguye bakirangiza kwiga. Icyo yakoze nta kindi ni uguhamagara Kenji. Yamuhamagaye afitemo ubwoba kuko bari bamaze nk'umwaka batavugana. Kenji yarize ku kigo cyabo, we yararangije mbere ye. Baherukanaga ubwo nta biganiro byinshi bagiranaga kandi ntibari banaturanye. Icyatumye amenya ko azi ibyo gukora imishinga ni uko hari amakuru yigeze gusakara ko yatsindiye izo miliyoni 5 mu mwaka wari ushize nawe akirangiza kwiga. Nyuma yaho akaba yaragiye afasha abandi bantu nabo bagatsinda. Nta buryo atari kumuhamagara ngo amwifashirize. Agihamagara Kenji yahise yitaba ati allo. Nina ati ni Nina Kenji. Kenji yahise aseka ati Nina uraho, hari hashize igihe kirekire ntumva ijwi ryawe. Sinatekerezaga ko ugifite nimero yanjye kuko nanjye yawe rwose ntakubeshye sinari nyifite. Njye ndaho meze neza, wowe bite? Nina ati ni byiza kwisi umenya. Kenji ati ndahari rero, wambwira niba hari icyo ushaka kumbaza kimbwire kuko ndabizi ntabwo wampamagara utyo gusa ushaka ko tuganira byonyine. Nina nawe ntiyatinze ati numvise ari amarushanwa y'imishinga yaje kandi nshaka kugerageza, ariko sinzi neza aho natangirira kandi narumvise ngo amafaranga warayariye ndetse ngo harabufasha. Kenji ntiyigeze atekereza kabiri, yahise amubwira ati ngwino hano tubikorere hamwe, ibi si ibintu wakora wenyine, nanjye bwa mbere baramfashije. Ikibazo nuko ntuye kure, sinzi niba ubwo urahita uza n'uyu munsi. Nina wari wishimiye ko yemeye kumufasha atanashyizeho igiciro, yahise yemera kujyayo. Yamubajije aho amusanga, nawe ati nsigaye mba mu mujyi, nyuma yo kubona ayo mafaranga nashinze papeteri, rero mba nibereye mu kazi. Gusa muri iyi minsi ndi kubana na mushiki wanjye yahaje muri ibi biruhuko byabo. Nina ati aho ngaho si kure, ahantu umuntu atega imodoka rimwe gusa. Kenji ati nuko amatike yazamutse, ariko byo si kure cyane, amasaha 2 uraba uhageze. Kenji yabaga mu mujyi aho wakwita mu murwa mukuru w'akarere kabo, Nina we kibera mu cyaro. Ariko ako kanya mbere yo kugenda yagize izindi mpungenge, yatekereje kuri Jason. Uwo Jason yari umukunzi we. Mu ntangiriro urukundo rwa Jason na Nina rwari rumeze nk'inkuru nziza wakwishimira kumva. Nina yari umukobwa mwiza cyane, ubwiza bwe butari ku isura gusa, ahubwo ari mwiza no ku mutima. Iyo yasekaga byatangazaga abantu benshi kubera ko yasekaga neza kandi yiturije. Amaso ye
yavugaga byinshi atavuze, yareba umuntu akiyumvamo ko yamukunze kandi nta n'akanunu k'urukundo. Uburyo yavuganagamo n'abantu bwatumaga bamwiyumvamo vuba. Jason we yari yarabonye uwo mwihariko muri Nina mbere y'abandi benshi, maze amwitaho ku buryo budasanzwe. Yamuhamagaraga buri kanya, akamubaza uko yiriwe, akamwohereza ubutumwa bw'urukundo, akamugurira utuntu twinshi two kumushimisha, atari uko yari umukire cyane, ahubwo ari uko yashakaga kumwereka ko amutekerezaho. Iyo Nina yagiraga ikibazo, Jason yabaga uwa mbere mu kumutega amatwi, akamugira inama, akamwongerera imbaraga, byangombwa n'uducira akaturekura, umukunzi we agakomeza kubaho yishimye. Hari n'igihe amufashaga mu masomo, akamushishikariza kudacika intege, akamubwira ati wowe ushobora kugera kure cyane, ntukigere ubishidikanyaho, amasomo yawe nicyo kintu ufite, ugomba kucyitaho. Byatumaga Nina arushaho kumwiyumvamo, akumva ko yabonye umuntu umwitaho by'ukuri, utaramukundiraga ubwiza bwe gusa, ahubwo akamubonamo n'ahazaza he, ku buryo mu mutima we Nina yumvaga ari mu maboko y'umuntu umwitayeho, umurinda, umwifuriza ibyiza gusa. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, urwo rukundo rwatangiye guhinduka buhoro buhoro mu buryo Nina atari yiteze. Jason yatangiye gutekereza ko abandi nabo babona ubwiza bwa Nina, kandi ko acunze nabi bamwambura umukunzi we. Yabyishyizemo mu buryo burenze urugero, kumwitaho bisanzwe bihinduka kumugenzura. Yashakaga kumenya buri kantu kose ari gukora, akamenya aho ari, abari kumwe nabo, n'abavugana nabo, ku buryo byasaga naho ubuzima bwa Nina bugomba kunyura muri we mbere y'uko bubaho. Byari byaratangiye nko kugira impungenge ku mukunzi, byaje guhinduka igitutu gihoraho, aho buri kiganiro cyashoboraga kuvamo ikibazo cy'uko hari ibyo atavuze cyangwa bavuganye atamubwiye, cyangwa se hagira nk'umuntu umuhamagariramo akabimubwira, bikabasakirira mu gihe yabaga ari umusore. Hari umunsi Nina yavuze izina ry'umusore biganye, arenzaho ko ari umusore yikundiraga w'inshuti ye, ariko Jason yabifashe mu buryo budasanzwe. Byahise bihinduka ikibazo gikomeye, atangira kumubaza uwo musore uwo ari we n'impamvu amuvuga atyo, akamwita inshuti ye yikundira. Ibyo bintu byatumye Nina yumva ko hari ikintu kiri gutangira kwinjira mu mubano wabo. Kuva uwo munsi yatangiye kwigengesera cyane, agahitamo guhisha cyangwa kwirinda kuvuga bamwe mu bantu bari mu buzima bwe, kugira ngo adateza amakimbirane mu rukundo rwe. Buhoro buhoro atangira kugabanya uko yisanzuraga mu kuvuga no gusangiza umukunzi w'ubuzima bwe busanzwe. Icyo atarazi icyo gihe ni uko kwirinda no guhindura imvugo ze bitari igisubizo, ahubwo byari bitangiye kubaka urukuta rutagaragara hagati yabo, urukuta rwari rugiye gukura uko iminsi yagendaga ishira. Niyo mpamvu igihe Kenji amwemerera ko yagenda akamufasha gukora kuri uwo mushinga bari we, umutima wa Nina utari utuje na gato. Nubwo yarazi neza ko hari amahirwe akomeye kuri we, ko Kenji afite ubushobozi bwo kumufasha gukora umushinga ukomeye, hari ikintu cyamukomaga ku mutima, ni ukuvuga ubwoba bw'uko Jason abimenya atamukira. Yibazaga mu mutima niba akwiriye kumubwiza ukuri, ariko buri gihe yatekerezaga uko Jason yafataga ibintu bigendanye no kuba yahura n'undi musore bakaganira, bakagira ibyo bakorana, uko yahinduraga ijwi, uko yarakaraga cyangwa akamugenzura mu buryo bukabije, yahitaga yumva ko agomba kugira icyo amuhisha. Muri ako kanya kubimubwira yumvise ko bidashoboka. Yafashe umwanzuro wo kugenda yambaye neza, akajya mu mujyi kureba Kenji. Yagiye muri gare, yinjira mu modoka imujyana mu mujyi. Ariko hagati mu rugendo telefone yarasonnye, abonye ari Jason umutima uhita umusimbuka. Yahitabye afite ubwoba kuko atarizi icyo amubwira. Jason yamubajije aho ari na mbere yo kumubaza uko ameze, niwe ahitamo kumubeshya. Jason yarirakaje ati kuki wagiye utambwiye? Niwe ati sheri, nanjye nabiteguye muri iki gitondo, sinari nabipanze. Nuko numvise ngo abandi bo muri korali yacu bapanze gahunda yo gusura indi korali yo mu mujyi nge ntahari, nari maze iminsi ntitabira, babipanga ntahari rwose. Rero bampamagaye bambaza niba ndaboneka, kuko nyine nari mfite umwanya, nzi ko nta tike irakenerwa, turagenda mu modoka yabo, mpitamo kujyayo. Nari nzi ko numuhamagara ndahita mbikubwira, ariko nanjye nari kukwihamagarira. Jason ati mpamvu nari nkubajije aho uri, nuko nari numvise urusaku rw'abantu benshi. Nawe ati nabo tujyanye aho hantu. Jason yamaze akanya amubaza abo bari kumwe, Nina agerageza gusubiza mu buryo butamuteza ibibazo, avuga amazina y'abantu badahari, ku buryo umukobwa bari bicaranye mu modoka we yasetsaga ahwera akurikije ukuntu yari ari kubeshya yumimirije. Jason ati noneho urugendo rwiza, ndaza kuguhamagara nkubaze uko umeze. Nina ati yego sheri. Icyo kinyoma cyaramugoye muri ako kanya, ariko ntiyashakaga ko Jason yitambika mu bintu bye, we yumvaga ko byamuhindurira ubuzima. Nyuma ageze muri gare yo mu mujyi, amagara Kenji afunga papeteri ajya kumureba, bajyana mu rugo we, ahari na mushiki we wari uhamaze iminsi. Bakigerayo yamuhaye aho kwicara, mushiki wa Kenji araza baganira. Nyuma y'akanya gato Kenji yamusabye ko batangira, kuko bari bagiye kuba bahuze. Mushiki wa Kenji yambaye ekuteri, afata mashine aba yirebera filime. Aho ku meza laptop yari ifunguye, batangira akazi bashyizeho umutima, baganira ku bitekerezo bitandukanye, bagenda babihindura, barabinonosora, kugeza ubwo Nina yatangiye kumva ko umushinga ushobora guhindura ubuzima bwe koko. Noneho yaratangiye kubona ko bishoboka. Bawugezemo hagati, Jason yarahamagaye. Nina yagizemo ubwoba, yuko uko yamubeshye, ashaka kwanga kwitaba, kuko yarayihoreye. Kenji ati kutitaba telefone se? Nawe ati si ngombwa, wibitindaho.
Jason atitaye ko yamubwiye ko yajyanye na korari ko wenda baba bari no kuririmba, yahamagaye izindi nshuro 3 akurikiranyije, nabwo Nina ntiyamwitabye. Bakomeje umushinga benda kurangiza, Jason nabwo arahamagara. Nina yagiye hanze ajya kumwitaba iruhande rwa dushe yo kwa Kenji, avuga gahoro ngo batamwumva. Jason yaramubajije ati ese ubwo aho wagiye nta karuhuko murafata? Nawe ati ahubwo nicyo gitumye ngufata, iyo umpamagara nkiri muri korari tukiririmba sinari kukwitaba. Ubu turasohotse tugiye gufata akaruhuko k'iminota mike dukomeze n'ibindi bikorwa bya korari yateguye. Jason ati birabatekera se? Nawe ati hoya nta gahunda yo guteka ihari. Jason ati sheri ndaguhangayikiye, ubu ntiwashonje? Nawe ati ndashonje cyane ahubwo, ariko ntabwo bikaze ndajya kunywa amata. Jason turajyana nande? Nawe ati hari abo turirimbana muri korari ndajyana nabo. Undi yisekesha ati harimo n'abasore se? Nina ati yego, urumva wabura? Jason yahindijwe ati nshaka ko bakuzanira ibiryo, hari umuntu ngiye kukohereza bikuzanire, ni resitora iri hafi yo mu mujyi, kugera ku rusengero rw'aho ngaho mu mujyi ntabwo biri bumuvune. Ntujya muri resitora cyangwa muri kantine, reka bikuzanire, n'ubundi bafite uburyo bwo kugereza ibiryo abakiriya aho bari hose. Nina ati ariko nawe waba urengeye, ibiryo koko hano? Ubwo se urumva nabirya nte? Nabirira he? Nawe turashaka aho birira, nta kigoye kirimo. Nina ati simbishaka sheri. Jason ati urobekana ute kandi namaze kwandikira kubizana? Ubu nabikubwiraga icyarimwe ndi no kwandikira uwo musore, mubwiye kuri ku rusengero nagera arabiguha waza no kubirya utashye. Nina ati ubwo rero mpa nimero ye tutaza kuburana. Jason yahise ayimuha, arinze ati ndaza kukubaza ko byakugezeho ariko nawe waza kumbwira. Jason yabikoze atagamije kumumara inzara, ahubwo yaragamije kumukumira ngo atajya gusangira n'abandi basore. Nina agarutse mu nzu, we na Kenji barakomeza. Umushinga ugeze aho urangirira, Nina yumvise umutwe urimo kumurya cyane, amaso nayo yamumiriye nabi. Iminsi yose yaramaze atekereza, yandika, siba, yongera akandika. Noneho ubwo wari wamaze kunonosora neza, umubiri we wahise umusaba kuruhuka, hahandi nawe yumvaga ko ntako atagize akakwiriye nyine kwiruhukira. Yicaye ku ntebe gato ahita yubama ku meza. Kenji yaramwitegereje abona ko ananiwe cyane, aramubwira ati Nina urananiwe, fata akanya uruhuke. Mushiki we nawe wicaye ku ruhande amwenyura ati waba ugiye kuryama gato, jya mu cyumba cyanjye. Nina ntiyabihakanye, yumvaga kuko imbaraga zimushiranye, ariko yahise yibuka ibyo amaze kuvugana na Jason bya wa muntu wari ugiye kuzana ibiryo. Yahise ahaguruka ku ntebe vuba, asa n'uwibutse ikintu gikomeye cyane ati oya. Kenji yarasetse aramubaza ati bigenze bite, umushinga uragusajije se? Nina yahise amusubiza, ahubwo afashe telefoni ye vuba vuba atangira kureba nimero Jason yaramwoherereje. Yarazi neza ikibazo kirimo kuko yarabwiye Jason ko ari ku rusengero ariko ari mu gipangu kwa Kenji. Iyo umusore ajyana ibiryo ku rusengero ntiyari kwamusanga. Yahamagaye ya nimero, umusore ati ndarigeze hafi y'urusengero, nanjye Jason yari yampaye nimero yawe ngo nze kuguhamagara, niyo mpamvu mpamagaye ngahita amenya ko ari wowe. Nina ati ni byiza ko mukorera ku gihe, hanyuma rero wihangane nkugore, sindi ku rusengero. Nari namubwiye ku rusengero ariko ndi hafi yaho, si kure, wahaza iminota nk'icumi ku maguru, niho waza ukansanga byoroshye. Uwo musore witwaga Daniel yarabyumvise ariko asa n'utunguwe gato, ati ariko se ko yambwiye neza kuri ku rusengero ni gute ubihinduye? Nina ati yego ni hafi cyane, ntabwo ari kure, wowe wibyitaho, nta mpamvu kujya ku rusengero imbere nuhagera umpamagare. Daniel ati okay, gusa ibyiza nuko naza kuhagusanga ntibigorane. Amaze kuvugira kuri telefoni, Kenji yamubajije ibijya mbere, nawe ati ni ibintu bigoye gusobanura, ariko hari umuntu ugiye kuzana ibiryo hano kandi nari navuze ko ndi ku rusengero. Kenji nahise abaza byinshi ariko yabonaga ko ahangayitse cyane, aramubwira ati ntugire ikibazo turabikemura, hari ubwo birenze kuri uwo mushinga dukoze se? Mu gihe arakemura kuvugana na Daniel, umutwe atangiye kumurya cyane, yumva ahubwo ari kurwara. Yumvise ko agomba kuruhuka ako kanya kuko atari gishoboye gukomeza kuganira cyangwa gutekereza cyane no gutegereza ko uwo musore ahagera. Yabwiye Kenji ati ndumva agiye kuryama gato, umutwe urimo imisonga. Uwo musore nagera nahamagara yitabe, ujye kumundebera ku irembo, ngiye gusiga telefoni ku meza. Kenji yahise abyemera nta kuzuyaza, ati yego ujya kuruhuka njye ndahari. Nina yagiye mu cyumba w'umushiki wa Kenji yari ari kurara muri iyo minsi, aryama ku buriri bwari buhari atitaye ku buryo yari aryamyemo. Amaso yahise yafunga vuba ariko umutima ntiwari utoje. Kenji yibwiraga ko biratinda, yumvaga ubushyuhe ari bwinshi mu mubiri, asuka amazi mu ibase ngo ajye kwitera utuzi, cyane ko nawe yaramaze gushyuha mu mutwe. Yakenyeye agasume ajyana amazi muri doshe. Yagarutse kureba isabune asanga telefoni ya Nina iri gusona. Nubwo yarazi ko Nina ananiwe kuko yakekaga ko atarasinzira, yaramubwiye ati baraguhamagaye ati. Nina ati mwitabe, ubwo ni wa muntu uzanye ibiryo. Kenji na mushiki we bari kumuseka bati ubundi se wibwiraga ko hano tutarateka ugatumiza ibiryo koko? Ariko ntaribi, ereka mwitaba uraza kudusobanurira nyuma, buriya wenda turinze guteka turaza kubisangira. Yaritabye. Daniel atungurwa n'ijwi ry'umusore ariko aravuga ati
ninjye uzanye ibiryo, ndi hanze hafi y'aho mwambwiye, bwira Nina aze abifate. Kenji ati ntugire ikibazo turaje. Yasohotse akenyeye isume hejuru yambaye ubusa nyine nk'umuntu wari ugiye koga. Yageze ku irembo ry'igipangu hanze, Daniel aramureba amwibaza, aramubaza ati ariko se Nina ari he? Ni we muri kumwe? Kenji ati ntiyatumye. Daniel neza abyumva neza, yarazi neza ko hari umukobwa yagombaga kuzanira ibiryo akamusanga ku rusengero, ariko nyine yarasanganiwe n'umusore ukenyeye isume nk'aho abyutse. Mu mutwe we yahise yishyiramo ibindi bintu byinshi nyine. Yabaye nk'utanyuzwe ahita afata telefone ahamagara Nina. Ubwo Kenji nawe yarayisize ku meza nyine. Akihamagara mu cyumba, Nina yumvise telefone isona, yikura ku gitanda ajya kuyifata, yitabana umunaniro ati allo. Daniel ati ndi hano, ariko hari umusore umbwiye ko ari umutumye. Nibyo koko? Nina ati yego, nawe wigorana muha ibiryo, si ukwitabye bwa mbere se? Kuki uri gushidikanya? Daniel yamuhaye ibiryo ariko umutima we ntiwari utoje. Kenji yajyanye ibiryo mu nzu kuko Nina yari yumvise ko babizanye. Noneho yahise akuramo imyenda ye myiza yari yaje yambaye ngo itaza no kuzamo imipfunya, akenyera isume ya mushiki wa Kenji ariryamira. Aramubwira ati Kenji naza nimunkangure, mbaye nsinziriye rwose, imisonga ibaye myinshi, reka nduhuke gato. Mushiki we ati banza usome ku mazi ubone kuryama. Yarabikoze ahita aryama. Mushiki wa Kenji rwose yaramworoshya anamukingira urugi. Kenji ahageze yahise yoga vuba, nawe agarutse baba birebera filime, ibyo kurya babirambitse ku ruhande. Ku rundi ruhande Daniel akihava yahise ahamagara Jason. Jason yitabye vuba asa n'uwari umutegereje, ahita amubaza ati byamugezeho? Daniel ati yego byamugezeho, ariko mwangoye cyane. Jason ati bigenze bite? Daniel ati wambwiye ko ari ku rusengero, ariko ibiryo nabigejeje ku gipangu, kandi siwe wabyakiriye ubwe, murongeraho amafaranga. Jason atuvuze ngo iki? Daniel ati nasanze ari kumwe n'umusore ukenyeye isume, kandi nawe numvaga wagira ngo araryamye. Uwo musore wo muri icyo gipangu niwe waje kubifata, avuga ko ari umutumye. Daniel amaze kubibwira Jason nta na kimwe asize, niyongeyeho amagambo menshi, ariko ijwi rye ryumvikanishaga ko ibyo abonye bidasanzwe kandi ko bitamunyuze. Jason we ntiyahise abyumva neza, ahubwo yahise amubaza mu ijwi rikaze ariko anagerageza kuyifata ati ushobora kumbwira neza aho hantu ari? Daniel ntiyazuyaje kuko yumvaga nta mpamvu yo kubigira ibanga, amusobanurira neza ahari, amubwira icyo gipangu giherereye n'inzira umuntu yanyuramo ngo ahagere byoroshye. Jason amaze kumva aho hantu ntiyigeze yongera guhamagara Nina ngo amubaze niba byanamugezeho. Mu mutima we yaramaze gufata umwanzuro, yagombaga kwirebera ukuri n'amaso ye. Yabwiye Daniel ati ndaza kukugeraho hanjyane. Ntiyatinze kwitegura, yafashe urugendo yihuta ajya mu mujyi, umutima we utera cyane, ibitekerezo byuzuyemo amashusho atandukanye y'uko atekerezaga Nina aryamye iruhande rw'undi musore yiyambuye imyenda n'ibindi byose bashoboraga kuba bari gukora. Muri we yagiye mu mutwe asa n'uri kureba filime y'ibyabaye byose, ariko nta byari byabaye, nibyo yahise yitekerereza. Amaze kugera mu mujyi yahamagaye Daniel barahura, ajya kumwereka igipangu kire. Jason ntigeze agira icyo avuga kirenze, ahubwo yahise afata telefone ahamagara Nina. Mu nzu Nina yararyamye, agatotsi kagezeho kaba gashimishije. Telefone yarasonnye, ayitaba mu ijwi ririmo ibitotsi n'umunaniro ati allo. Jason ntiyamuhaye umwanya muremure, yahise amubwira mu ijwi rikomeye ati sohoka mu nzu. Nina ntiyahise abyumva neza, aramubaza ati uri hehe? Jason ati ndi hanze aho uri, wowe sohoka. Umva ko yari asinziriye. Ijwi rya Jason uburakari yari afite no kuvuga ko ari hanze aho ari byahise bimukangura ako kanya. Yicaye ku buriri, umutima utangira gutera cyane. Yarazi neza icyo bisobanuye niba koko Jason yarageze aho hanze. Yarabyutse ageze muri salo, Kenji na mushiki we baramubaza bati ibitotsi birashize? Nawe ati oya, hari umuntu mbeshye ngo ari hano hanze y'igipangu, reka njye kumureba. Kenji ati baze ko ugiye ukenyeye isume, kandi navuye kuzana ibiryo wamaze gusinzira, gira uze tubirye, watumye tutigora duteka. Yanze kubita akomeza hanze. Akimara gusohoka ku irembo yahise ahura na Jason koko. Jason yarahagaze aho amureba nabi, amaso ye yuzuyemo uburakari. Daniel we yari yamaze kwigendera cyamwereka. Nina akimara guhagarara imbere ya Jason ntiyabonye umwanya wo kuvuga ijambo na rimwe. Jason yamwegereye mu ntambwe ndende, uburakari bwuzuye mu maso he. Mbere yuko Nina agira icyo asobanura itazamura ukuboko, urushyi rukomeye cyane rumukubise mu itama. Nina ajya kugwa hasi, asubira inyuma gato atunguwe n'ibibaye, ajya mu gipangu imbere. Yafashe ku itama, amaso atangira kuzamo amarira, muri we huzuyemo urujijo, ubwoba n'agahinda. Jason nigeze amuha umwanya, yavuze mu ijwi riranguruye ryumvikanaga mu gipangu cyose ati ukanca inyuma ndakwifatiye, nta kindi kintu uzongera kumbeshya, n'ibintu byose mba naragukoreye koko niba unyituye. Nina yagerageje kuvuga. Jason ati ntugire icyo mbwira, indaya gusa ukambwira ngo wagiye ku rusengero kandi waje kurarana n'abasore, reba ukuntu bambaye, hari icyo ntari kubona se? Yamukubise urundi rushyi.
Nina yashatse kwirukira mu nzu, Jason aramufata, umukobwa aramwishikuza, yikubita ku rukuta abanzaho umutwe, ariko ntiyababara cyane byo gutuma ubwenge. Gusa uturaso twahise tuva kuko yarakubise umutwe kuri karabasasu. Yashakaga gusobanura, Jason akamubwira ko ibintu byose abizi, akamubwira ko uwo musore nawe yarakenyeye isume, nawe akenyeye isume, ko nyine ibyo bari barimo byumvikana. Buri jambo rya Nina ryahuraga n'uburakari bwa Jason ntagire icyumvikana. Jason arakaye ati, wari uri kumwe n'undi musore mu nzu, ukambwira ko uri ku rusengero koko? Ibyo bintu uri kubyiyumvisha? Muri ako kanya, mu nzu imbere, Kenji yumvise urusaku. Yari ari kumwe na mushiki we, bumva amajwi y'umuntu uri gukubitwa, basohoka bihuta, babona ibyari biri kuba. Jason yari amaze kongera kuzamura ukuboko ashaka kongera gukubita Nina wari uhagaze aho ngaho ameze nk'igiti afite ubwoba, yabuze uko yisobanura. Kenji yahise amusatira vuba, afatira ukuboko kwa Jason hagati, aramuhagarika aramubwira ati, uri mu biki? Jason yarakariye Kenji, aramusunika avuga ati, niwe mwancanagaho inyuma. Kenji nifuzaga kurwana, ariko ntiyashoboraga kurebera Nina akubitwa. Yaramusubije ati, banza wumve uko bimeze. Ariko Jason ntiyarakibasha kumva. Uburakari bwari bumaze kumurenga, yahise yisuka kuri Kenji, amukubitagura ibipfunsi mu gatuza. Kenji asubira inyuma. Kenji yagerageje kwirwanaho, atangira kumuhagarika, aramufata ngo amuce intege, ariko Jason yarwanaga nk'umuntu utari gutekereza. Barafatanye, baragundagurana, bagwa hasi, barasunikana, amajwi yabo n'imirwano yabo, urusaku rwa Nina n'urwa mushiki wa Kenji bitangira gukurura abantu. Nina yarahagaze aho ari kurira, atazi uwo yatabaza. Muri icyo gipangu, abantu babaga bibereye mu mazu yabo batari hanze. Abatari bagiye mu kazi bari biryamiye, batangiye gusohoka umwe ku wundi. Abandi bantu bahuriye ari benshi, bamwe baza biruka basanga Jason na Kenji bari hasi barwana bikomeye. Bane mu bagabo bahise bihutira kubatandukanya, babiri bafata Jason, abandi babiri bafata Kenji, bo batandukanya ku ngufu. Jason yakomeje gusakuza arwana, ashaka kongera kumugira ati, mureke mwereke. Uyu mukobwa namutanzeho byinshi, mugurira amakanzu, muhambata icyahagiye hose, ntacyo nakora kubwe, none anyituye kunshi inyuma koko. Kenji yahumekaga cyane, arakaye agerageza kwifata ati, ntacyo uzi ku byabaye, uri gukubita umuntu utamanje no kumwumva. Gusa baraho babonaga ko Nina akenyeye isume koko, bakibaza niba Jason atari mukuri. Ariko mu gipangu bari bazi ko Kenji abana na mushiki we, akaba yari araho muri ako kanya. Bo bumvaga batazi ko Kenji yatinyuka gukorera ibintu nk'ibyo mu maso ya mushiki we. Bamaze kubatandukanya, bafashe Kenji ku ruhande rumwe na Jason ku rundi, bahuje kongera kwegerana. Muri ako kanya umuyobozi ushinzwe umutekano mu mudugudu wari wumvise urusaku, nawe yahise ahagera yihuta areba uko ibintu bimeze. Arabaza ati, ni iki gitumye murwana? Nina wari uhagaze hafi aho, amarira akomeje kumanuka ku matama, niwe wabanje kuvuga. Yabasobanurira ko yari yaje kwa Kenji gukora umushinga, uko yabeshye Jason kubera kumutinya, uko byageze aho Jason amuhatira kumwohereza ibiryo atabimusabye, agira ngo gusa ataza gusangira n'abandi basore, n'uburyo yaje kuvamo urujijo rwatumye aza afite uburakari atabanje kumva ukuri. Abari aho bose bamaze kubyumva bemeje ko ari ukuri, kandi koko byari bigaragara. Kenji bari bamuzi mu bintu by'imishinga. Jason we yarahagaze aho, atangiye kugabanya uburakari, yumva isoni zimukoze. Yaratangiye kugaragaza ko atarazi ibyo ari gukora neza. Kenji nawe yaracecetse, yongera gutuza none kuko ukuri kwari kumvikanye. Umuyobozi w'umutekano yahise areba Jason ati, ubuze tuguhamagarire bagufunge, reba uko bagize ubasanze aho bari. Uyu musore Kenji uramuhindanyije, gihano giakomereka. Nina nawe watumye akubita umutwe ku gikuta, amaraso ari kuva, yazanye amashyundo. Urumva turagukorera iki? Iyo wenda warakoye nk'uyu mukobwa ari nk'umugore wawe, byari kumvikana ko yaje kuguca inyuma. Ariko se hari ikimenyetso ufite cy'uko ari uwawe? Jason yaratakambye ati, umucamande yose mushaka, ariko nimumpamagarira inzego. Umutekano ati, saba imbabazi rero. Jason n'ubwoba bwinshi n'isoni yapfukamye hasi, ahera kuri Kenji ati, nakurenganyije, mbabarira rwose. Kenji ati, njye ntaribi, umukunzi wawe nakubabarira biraba bibaye. Nina yagize ikiniga, aramubwira ati, ndakubabariye, ariko teguhita utaha usubira aho uvuye. Nuguma hano ndahamagara polisi, kandi umenye ko icyo warwanira gitakaje. Mbivugiye mu ruhame, njye nawe turatandukanye, kandi nugira ikindi uvuga, njye ubwanjye ndahamagarira polisi, mbereka aya mashyundo wanteje ku mutwe. Uzi ko warunyishe? Jason nta kindi yongeye kuvuga. Yarebye abari aho bose afite isoni nyinshi, agiye kugenda umutekano aramubwira ati, hagarara, bantu usiga amafaranga 15,000. Aba bantu bagomba gusigara banywa inzoga z'uko bahuriye bakaza kubakiza. Njyewe uri kumva nagenderaho, nanjye uramo 5. Mbese ubwo ngubwo ugiye gusiga 20,000, 5 byanjye bwite na 15 abantu barajya kwinywera agacupa. Yayatanze yihuta, uwo mwanya aranyonyomba asohoka muri icyo gipangu. Yagiye ari kwiyita imbwa mu mutima kuko yumvaga asebye. Yateze imodoka aragenda ashaka kurira kuko byari birangiye koko.
urukundo rwe narwo rwari rushyizweho akadomo. Ubwo ku rundi ruhande Nina na Kenji bo baretse abo bagabo bajya kwinywera izo nzoga, bo bajya kuganirira mu nzu. Nina yasabye Kenji imbabazi kubw'ibyari bibaye. Kenji yamurebye mu maso aramubwira ati Nina, ibibaye byo ntabirenze, ubanza ukunzaba imbabazi atari byo by'ingenzi cyane, ariko hari icyo ngomba kukubwizaho ukuri. Ikosa rikomeye wakoze si ukuza hano cyangwa gukora umushinga, ahubwo ni uko wabeshya umuntu muri mu mubano kubera kumutinya. Iyo uri gukundana n'umuntu nta yandi mahitamo aba ahari, uba ugomba kumubwiza ukuri. Iyo umuntu ageze aho atinya undi kugeza ubwo atakibasha kuvuga ukuri, aba asanzwe ari mu kibazo gikomeye kurusha uko abitekereza. Wari ukwiriye kuba wamubwiye aho ugiye n'impamvu, akabyakira cyangwa akarorera. Ikinyoma cyawe nicyo cyateye urujijo rwose, nubwo nawe yarenze imbibi cyane. Ibikubayeho bizakwigisha kutubakira ubuzima bwawe bw'urukundo ku gutinya umuntu cyangwa kumubeshya, ahubwo ujye uhitamo kumubwiza ukuri niyo byaba bigoye. Aba akwiriye kubyakira cyangwa akarorera. Ntabwo aba agufite mu biganza, ntabwo aba yaragukoye, ntabwo ari umubyeyi wawe ku buryo wumva nyine watinya kumubwiza ukuri ngo ni ukugira ngo mudatandukana. Nina yacishije make mu ijwi ririmo kwicuza ati ni ukuri Kenji, namubeshye kandi sinabikoze kuko nabishakaga, ahubwo nabitewe nuko natinyaga ko ari bubyakire kubera gufuha kwe. Ariko noneho nanjye ndabona ko gutinya umuntu bidakwiriye kuba impamvu yo kubeshya. Byateje ibibazo kurusha uko nabitekerezaga. Mushiki wa Kenji nawe yaravuze ati Nina, reka nkubaze ikintu kimwe. Wowe ubwawe urumva utagishaka gukomezanya na Jason nk'uko bivugiye mu ruhame? Uriya musore aragukunda, nicyo cyatumye aza. None koko wahisemo kumureka cyangwa ruragira ngo nyine uhatwike wereke abantu nyine ko isubirangiza n'amarangamutima ari kugukoresha? Nina ati wibizanamo imikino mwana, njye ndumva yamaze kumvamo burundu, kandi niyo yahinduka hari ibintu bibi ntazibagirwa mu mubano wacu bigatuma njye ubwanjye namwizera. Mushiki wa Kenji ati niba ari ukubyumva ni sawa, umubano wubakiye ku bwoba no kubeshya uba waramaze gusenyuka kera, kandi ukugarukamo akenshi bisubiza umuntu inyuma. Niba ari uko nguko ubyumva aho ni sawa, njye ndagushyigikiye pe. Banza urebe ku ntego zawe, wirinde ibintu by'amarangamutima bishobora kugupfukirana bigatuma utiterera imbere. Muri ako kanya wa mushinga Nina na Kenji bawushyize ku murongo uko bikwiriye, bawusuzuma bwa nyuma, hanyuma wohereza kuri email y'icyo kigo, basigara bategereje igisubizo. Bya biryo banzi kubihemukira barabirya nubwo bitari byinshi cyane, bajya kugura amata barasangira, hanyuma Nina asubira iwabo. Muri icyo gihe cyose Jason yakomeje kugerageza kumuhamagara ngo amusabe imbabazi, ariko Nina amuhakanira burundu. Mu minsi yakurikiyeho Jason yakomeje guhamagara Nina inshuro nyinshi, amwandikira ubutumwa burebure amusaba imbabazi, amubwira ko yabitewe no gufuha n'urukundo rwinshi rukabije amukunda, ko atatekereje neza, ariko Nina aratsemba. Hari n'ubwo yagezeho amusanga iwabo ashaka kuvugana nawe imbona nkubone ngo amusabe imbabazi, nabwo Nina ntiyigeze yemera kongera kumwumva. Icyizere yari yarigeze kumugirira cyari cyarasenyutse burundu. Yari yaramaze gufata umwanzuro udasubirwaho wo kwitandukanya n'ibyamusubizaga inyuma, agahitamo abantu n'ibintu bimwubakaho kumusenya. Jason yabayeho mu gahinda, yicuza uko yamufataga amugenzura, bikarangira anamubuze burundu. Uzi kurwanirira ikintu kikanagucika. Ku rundi ruhande Kenji yakomeje kumuba hafi, yamufashije gusubira mu mushinga neza, kenshi yitoza uko azawugaragaza imbere y'abantu nibamutumaho. Umushinga wa Nina wari ugamije gukemura ikibazo cy'abakobwa barangiza amashuri bakabura icyo bakora, bakisanga mu buzima bugoye bwo gushaka akazi ariko ntibubahire. Wari ugamije kwigisha abakobwa ubumenyi bw'ibanze mu myuga iciriritse nko kudoda, gusuka n'ibindi, hakabaho n'ubufasha mu kubashakira aho batangirira kwihugurira, barangiza kwihugura bagakorana nk'abakozi be, abagira ubushobozi bakuye mu mafaranga yabahembye bakaba bajya kwitangira imishinga yabo ku ruhande, cyangwa se bagakomeza gukorana nabo bahemba. Ku bw'amahirwe yatumweho mu bantu 10 gusa ngo ajye kubugaragaza imbere y'akanama. Nina yagiye kuzobanura afite icyizere cyinshi, yasubije ibibazo byose neza, agaragaza ko azi neza icyo ashaka gukora. Abari mu kanama babonye afite icyerekezo n'umutima wo gufasha abandi, baramwishimira cyane. Nyuma y'igihe gito ibisubizo byarasohotse, Nina ari mu batsinze. Yahawe $5,000,000 ndetse anasabwa gutangira gukora umushinga ku kanya, bakazaza kureba hageze. Yahise atangira gushyira mu bikorwa umushinga afatanyije na Kenji, nubwo Kenji nyine batari bawufatanyije, ariko yaramwisunze kugira ngo amufashe gushyira mu bikorwa. Batangiye gushaka abakobwa baza kwiga, bahereye mu bari mu bibazo runaka birimo kubyarira iwabo, ubushomeri, ubumayibobo n'ibindi. Mu gihe bakoraga uwo mushinga, Nina na Kenji bagiye barushaho guhuza. Nina yaramaze kumva ko akeneye umuntu umushyigikira, umwumva kandi umwubaha. Nyuma y'igihe gito abakuriye umushinga baje kumureba, basanga afite abakobwa 15 biga kudoda. Yari yarakodesheje inzu ariho babyigira, yaraguze imashini z'ibanze, afite n'umwarimu yishyuraga buri kwezi akabigisha. Byatumye abagenzuzi babona ko ibintu bye byafasha benshi kurushaho,
bagura izindi mashini, bashaka bari mu binyongera, bamuha andi mafaranga, bamusaba no gushaka abantu bo kwigisha kwita ku bwiza nk'uko byari mu mushinga we. Urukundo rwa Kenji na Nina rwaje buhoro buhoro kuko bari bahuriye ku ntego imwe nuko byo bari bamaze kubakira hamwe. Igihe cyagiye gihita, ibintu byose bigenda bisobanuka neza mu buzima bwa Nina. Umushinga we wakomeje gukura, abakobwa baza ari benshi kurushaho, bamwe barangiza amahugurwa bagatangira kumukorera bahemba ku kwezi, bakadodera abantu imyenda myinshi itandukanye nawe agenda atera imbere. Abandi ubwo babaga bari mu bagenzi babo kuko yakomezaga kwakira abandi banyeshuri bashya. Uwo mushinga kandi wamubera umuterankunga, bakajya bongeramo amafaranga. Ubwo ngubwo yari yaranafunguye salo yita ku bwiza, naho akazi gakomeje gukorwa. Abakobwa barigaga, abarangije bagatangira kuhakorera. Kenji yakomeje akazi ka papeteri ariko ntiyigeze areka kumuba hafi. Buri cyemezo gikomeye cy'umushinga bakiganiragaho, akamugira inama, akamushyigikira kandi akamuba hafi mu buryo bwose bushoboka. Ndetse mushiki wa Kenji nawe yabonye umwanya muri uwo mushinga, atangira gufasha mu kwigisha no gutegura ibikorwa bya buri munsi. Ubuzima bwabo bugenda buzuzwa n'intego imwe. Buhoro buhoro urukundo rwa Nina na Kenji rwanze kwishira. Abantu batangiye kubibona, nabo ubwabo ntibongera kubyirengagiza. Bidatinze bemeye ko ibyo barimo byari ugukundana. Nyuma yaho bateguye ubukwe bwitabirwa n'abantu bakoranaga n'abari bahagarariye imishinga muri cya kigo, abagize imiryango n'abandi benshi. Ku rundi ruhande, Jason ubuzima bwaramuhinduye. Ibyabaye byamwigishije cyane kurusha uko yarabyiteze. Yari yaramenye agaciro k'ibintu nyuma yo kubitakaza. Ntiyarakiri wa musore ugira umujinya no gufuha cyane. Yari yarahinduye imitekerereze, agerageza kuba umuntu utekereza mbere yo gukora buri kimwe. Ariko nubwo yahindutse, hari ikintu kimwe cyamubabazaga buri gihe, cyo kuba yaratakaje Nina. Yahoraga yibuka uko Nina yamwitagaho n'uko yamwizeraga, akicuza uko yabyitwayemo. Yaratakaje umuntu w'ingenzi, umukobwa wari ufite icyerekezo, wari ushoboye kwiteza imbere. Ikibabaje noneho, yari yaramukunda akiri muri segonderi, akirangiza akiri umushomeri, nta kintu ariho. Batandukana maze kwinjira mu by'imishinga, nayo mafaranga araza ntibayasangira. Yamenye neza ko hari umuntu utakaza burundu, niyo waba warahindutse ute ntiyongere kukugarukira. Nina we ntiyasubiraga inyuma. Iyo yarebaga aho yavuye naho yari ageze afatanyije na Kenji, yavugaga ko ubuzima bushobora guhinduka mu gihe gito, ariko bigasaba gufata ibyemezo bikomeye. Muri iyi nkuru, Nina yakoze amakosa abiri akomeye yo kubeshya no gutinya kuvuga ukuri, ariko yari afite ibyiza byo kugira intego no kudacika intege. Jason we yakoze amakosa yo gufuha gukabije no gukoresha imbaraga ho gutega amatwi, ariko yari afite umutima wo gukunda no kwita ku bakunda. Naho Kenji, nubwo rimwe na rimwe yirindaga kuvuga ibintu byose uko biri ngo atababaza umuntu, yari afite ibyiza byo kuba umunyakuri, ari umunyabwenge kandi ari umuntu ushyigikira abandi. Wowe tugiranye ku musozo, ni iki wigiyemo? Uramutse ubanye natwe bwa mbere, waduha na subscribe, ntuzacikwe n'izindi nkuru.